Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira rwanjye n'ugutsinda. Twongeye kubasonje tubakunzi ba Rayon YACU TV nkuko bisanzwe mu kiganiro cyacu Rayon YACU Morning Sport mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Boyster. Muri Boyster muri Rayon Sport akomeje kugenda avugwa amakuru menshi. Turaza guhera ku mugabo bita Sam Karenzi wakomeje kugenda kozanya n'ikipe ya Rayon Sport ariko biza kurangira skoro ikuye akarenge mu kiganiro cyabo bita urukiko rw'ubujure. Sibyo gusa rero imyitozo ya Rayon Sport irakomeje kuri Yenzi ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yiteguye kwakira abakinyi bashya abo bagomba kubisanga kuri Yenzi bakomeza kwitegurana imikino ya gishuti. Byose nandi babisanga uretse kuri Rayon YACU TV. Umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu rya Rayon n'u Rwanda ruhagoye mu ruhango bayiharaza ibihozo ni nyiri icyubahiro cyankuriye ingoma ari nawe ndazigara uzimenyera kawunga bano b'imahanga n'ab'iki gisata cyose. Ya Boyster rero nizere kumeze neza. Meze neza cyane Modric, igitondo cyagenze neza ariko mbyutse nseka cyane nkurikije ibintu ndi kugenda mbona ku mbuga nkoranyambaga. Upanga kuri uyu munsi rwose ariko baranza. Kuri uyu munsi bwo nabonaga ari bicika cyane cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ariko si ku mbuga nkoranyambaga gusa no hirya no hino n'ubundi aho abantu babahuriye cyane cyane abakunzi ba sport nakomeza kugenda mbona ibintu bicika cyane. Byari ibintu bicika Modric nkurikije amakuru y'umunyamakuru abyuta setsa abantu cyane none ndabihera muri groupe tubanamo. Noneho reka wenda abantu bataza kugira ngo wenda turi kuvuga ibidafite byerekeranye n'ikipe ya Rayon Sport. Murabizi ko skoro ni umufatanyabikorwa w'ikipe ya Rayon Sport. Yego. So nukuvuga ngo rero mu nteko rusange ya Rayon Sport hari amakuru yavugiyemo cyangwa se hari umuntu wahagurutse urumva ngo wari woherejwe na skoro aravuga ati ngewe skoro yantumye ngo urumva ngomba kubanza nkamenya umuntu utanga amakuru cyane cyane kuri radio bita Fine FM uyaha Sam Karenzi. Bivuze ngo yiwe yaraje kubaza muri komite ya Rayon Sport ninde muntu urimo usohora amakuru y'ikipe urumva cyangwa se cyangwa nyuma n'amakuru y'ubufatanye bwa Rayon Sport na Skol byose mbese muri rusange kugira ngo ibiganiro Skol girana na Rayon Sport bigere kuri Fine FM mbere cyangwa se bica mu zihenzira. Ati turabizi ko Fine FM twe turafatanya ibikorwa bayo urumva ariko ibyo ntabwo yabishingiraho ngo yuririreho ikomeze kugenda ivuga n'ibitari byo kuri Rayon Sport na Skol. Yego izana amakuru urumva Fine FM ni radio yigenga ya nukuvuga ngo rero ibiganiro ikora hari uburyo umunyamakuru aba yashatse amakuru. Ese nimba Rayon Sport yagiranye ibiganiro na Skol byihariye yego bigera kuri Fine FM gute? Nibyo ikibazo Skol kugenda yibaza ikibazo Skol yari ifite kirumvikana. Rugura gutuma intumwa mu nteko rusange urumva ko byarumvikana. Mutubariza impamvu nta banga riba hagati ya Rayon Sport na Skol ni yihe mpamvu ibintu byacu na Rayon Sport kuri Fine FM babivugana no bakabivuga nuko bitari bakabikabiriza bakabishyiramo ibihuha Modric. Urumva na amakuru yagiye agera kuri Skol bikayibabaza. Si ibyo gusa ariko ikintu cya mbere cyaje gutuma iyi Skol irushaho kugenda umubano wayo uzama gatotsi ni radio ya Fine FM cyangwa se radio y'uyu Sam Karenzi akorera. Ni ibirebana n'uburyo ngo Sam Karenzi atanga amakuru ya Rayon Sport, uburyo Sam Karenzi akoresha cyane cyane ngo abona mbese Skol yo n'umufatanyabikorwa wa Rayon Sport ikaba n'umufatanyabikorwa wa Fine FM. So ushobora kwibaza se Fine FM no kuvuga ngo ibiganiro byayo kuri Rayon Sport ntago byubaka Rayon Sport nyamara mu gihe Skol yo mu gufatanya ibikorwa na Rayon Sport ibigamije kugira ngo yubake Rayon Sport. So ibona rero umufatanyabikorwa wayo asenya aho kugira ngo yubake Rayon Sport. Modric nibyo ora mugabo ndamwibuka mbere yo kujya kuri Fine FM ubundi wagira ngo yari ari kuri radio disi mu rukiko ya
wagira ngo Rayon Sport niho akazi kari niho amakuru ye ariko nta wabyirengagiza tujye tubwizanya ukuri ntabwo ari Fine FM gusa ko n'izindi radio zikora kuri Rayon Sport kugira ngo zicuruze ariko reka noneho tube abanyakuri uburyo andi radio cyangwa se uburyo abandi banyamakuru bashobora gukora ibiganiro kuri Rayon Sport bitandukanye kure cyane n'ibyo uyu mugabo Sam Karenzi akora Modric ugiye kureba uburyo Sam Karenzi akoramo ibiganiro bye cyane cyane ariko ikintu gituma Sam Karenzi atemerwa n'abariyo benshi nuko Sam Karenzi kugeza kuri ubu ngubu asa nk'umuntu urwanya ubuyobozi bwa Rayon Sport nawe yarabivuze ati ngewe ubuyobozi bwa Rayon Sport simbwemera yigeze n'igihe kimwe gutangaza ati ngewe nzagumura abakunzi ba Rayon Sport kugeza igihe ubu buyobozi bwazanywe cyangwa se bwazanywe n'abakunzi ba Rayon Sport buvuyeho ibi ngibi byaravuze ariko wibuke ko uyu Sam Karenzi yavuze ko ndibuka igihe Rayon Sport biza kuvuga ko ikibazo cyayo RGB cyinjiyemo basa nkaho bagikemuye ubwe yitangarije ko abona yuko ikibazo cya Rayon Sport kidakemutse ahubwo barushaho kugiteza urumva Modric hari igihe rimwe na rimwe umuntu aba akora cyangwa se ajya mu kazi ariko afite n'inyungu ze ku giti cye ntawamenya ku giti cye none se ahubwo abantu benshi akibaza ati se Sam Karenzi kavugira Bugesera akaba yibasira Rayon Sport kucyo ahubwo atazavugira Bugesera ayivuga ibyiza abafatanya ibikorwa bagiye muri Bugesera igende yunguka abafana hirya no hino ahubwo cyane cyane akimanda ku ikipe ya Rayon Sport icyo ni ikibazo nyine Modric ni uko muri Bugesera nta makuru ahari nk'ayaba muri Rayon Sport cyangwa se nta bakunzi nazo mbona rero hari groupe imwe tubanamo urumva groupe ibamo abanyamakuru n'abandi ba sportif muri rusange abafana bagize gutya nyine bamugaruka bavuga ati rwose uyu mugabo yikojeje ku ntuze urumva hagati ya bize urumva rero byinshi byakomeje kugenda bivuga kuri uyu mugabo cyane cyane muri iyo groupe noneho abantu bamugarukaho nyine cyane bavuga uburyo ngo mbese ntabwo nakwirirwa mbigarukaho cyane ku biganiro akunda gukora ku ikipe ya Rayon Sport ibyo byose mbigarukaho urumva noneho Sam Karenzi yagize gutya abaraje atanga message ye aravuga ati se ni gute kuva mu gitondo kugera nimugoroba abantu baba bari kuvuga kuri Sam Karenzi kubera iki ati simbona intego y'aba bantu simbona intego y'iyi groupe impamvu kuva mu gitondo kugera nimugoroba bavuga kuri Sam Karenzi umuntu abarasimbutse nabo baramushubije ibyo ntago byabura rero abakozi urabizi cyane cyane muri iyi minsi hari abariyo b'inshuti na Sam Karenzi nabo akari ishusho wabo urumva hakaba n'abandi noneho badakozwa uyu mugabo Sam Karenzi nyine ubwo urumva niba abandi bari kuri cya gice cy'ubuyobozi bwa Rayon Sport bari kumwe na Skol bamwe mbese abariyo baratandukanye nukuvuga ngo hari abantu bakunda Rayon nujya kureba muri Rayon Sport harimo umureyo urumva ushobora cyane cyane nge reka mere wenda nanjye nihereho iyi kipe ya Rayon Sport yatsinzwe simba nshaka kumva ikintu kindi kivuga ku ikipe ya Rayon Sport urumva ntabwo mashaka ayo makuru avuga ku ikipe ya Rayon Sport urumva kuko ndabizi ibyo bari ndabizi kandi mba nanabyiboneye urumva icyo gihe nge simba nshaka none hari abandi bari nabo bateye nkanjye wenda sinzi niba ariko nabivuga hari abari batajya bifuza ko bakumva inkuru mbi zivugwa ku ikipe yabo urumva abo ngabo rero ni wa wundi usanga yumva inkuru uvuga nabi ikipe ya Rayon Sport nawe agahagurukira kukurwanya nawe akakubwira ya mwana rwanda uzababona hirya no hino usange n'abantu bajya impaka wenda hirya no hino nabo niyumva abantu bajya impaka ku ikipe ya Rayon Sport bayivuga nabi usanga umuntu arababaye yego cyangwa se aranahaciye arahagarara yigenderaga abanzana n'abanyomoza abantu ntabwo nagenda ntacyo mvuze hakaba wagenda asiga agize ikintu avuze hari n'ubyumva bavuga kuri Rayon Sport kandi afite amakuru y'impamo yimbitse akaba akigendera akakanuma rwose ati aha ntacyo abangaba navugana nabo aba rero baratandukanye hari umuntu udashobora kwihanganira kumva ikipe ya Rayon Sport ivugwa nabi kabone niyo ibyo yabivugwa nabi kuko turabizi iyi kuri stade igitsindwa bakabyuka bavuga ati Rayon Sport yatsinzwe kubera izi impamvu ariko hakaba hari umuntu udashaka kumva ko Rayon Sport yatsinzwe sashaka kubigera mu matwi so rero kuri urwo rubuga umurebe umwe yahise asimbuka aramugaza ati ariko se Sam Karenzi iyo wivumbuye gutya wowe ngo abantu barakuvuza umunsi umwe nyamara wowe kuva ku rubuga rumwe nyamara wowe kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ubu uri kuvuga ikipe ya Rayon Sport kandi ibyo uyivuga n'ubu uyivuga nabi kubera icyo abariyo bativumbura ngo bareke kumva iyo Fine FM cyangwa se ngo abayobozi ba Rayon Sport bativumbura ngo bave wenda begure kuri Rayon Sport kuki wowe bakuvuze rimwe ugahita wivumbura yewe ugakora na leta ukora left muri groupe ni ibintu bibyutse bivuga rero boy star urumva
ariko biranshimishije birananshekeshe ni ibintu urumva bigaragaza nyine ukuntu umuntu aba atekereza n'ukuntu mu mutwe we bimeze. Urumva ko we afite umutima woroshye ntabwo ashaka abantu bamuvuga kandi we yirirwa avuga abandi nabi. Ibyo nshaka kubigarukaho, ibyo byose nshaka kubigarukaho, ariko nyine iki ni ikintu kigaragaza yuko urumva Sam Karenzi nyuma y'ibyo byose, nyuma y'aho uwo mukunzi wa n'umuntu uri hagati uhuza cyangwa se Rayon Sport na Skol wagize gutya agahaguruka akavuga ati njyewe ndashaka kumenya ninde utanga amakuru hano muri Rayon Sport, uha amakuru Sam Karenzi utanga amakuru kuri Fine FM, cyane cyane ko we nyine urumva ibyo abashatse kuvuga nuko amakuru atangwa wenda ariko akavuga uko atagakwiye kuvuga. Rega amakuru kuyatanga Modric ntabwo wakumva umuntu akuvuga neza cyane. Nyuma rero nyuma y'ibyo ngibyo uwo muntu yatangarije muri iyo nteko rusange ya Rayon Sport, urumva ahaguruka asaba ko aravuga ati byanze bikunze umuntu azamenyekana, ati kandi namenyekana ntabwo bizagenda neza, ntabwo bizaba ariko se byaba ari byiza niko ati uyu muntu namenyekana ukomeza kugenda atanga amakuru kuri iyi radio basabye ikipe ya Rayon Sport igihe byamenyekanye ntabwo bizagenda neza. So ibyo ngibyo rero byaje gutuma ikiganiro urukiko rw'ubujurire kiba kuri Fine FM, urumva reka tunayitwikire ni 93 n'igice kimwe ariko tuyitwikire ntacyo bitwaye. Rega ibi ngibi biba bikenewe mu ntabwo ubundi boys ntabwo abantu bose bazabona ibintu kimwe, ibyo byo ubyemere. Jewe urushinge sinaruzamura ngo ngeze aho ngaho uvuze rwose, sinanakwirwa nanarutimbura. Ndakuzi nyine wowe ndakuzi cyane cyane buryo utenda, ariko boys urumva ntabwo burya abantu bose ntabwo tugomba kubona ibintu kimwe. Yego nibyo, nta nubwo nanjye narwanya n'umuntu rega nibyo nigeze kubona abantu bavuga bati Sam Karenzi urumva ni umukunzi wa Rayon Sport nk'uko yabitangaje, ati ikipe ya Rayon Sport igeze gusohoka ijya muri Algeria niba nibuka neza, urumva ijyana na Sam Karenzi. None icyo gihe abakinnyi ba Rayon Sport kubera kugera ku kibuga cy'indege bwije kubera urugendo ngo n'amahoteli simbizi byose nshaka kubigarukaho, icyo gihe bafashe icyemezo ko icyo yari Rayon Sport yaba Bakame yaba Piero n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, bumvikana ko ikipe ya Rayon Sport igomba kwiyeranja kuryama ngo baraye kuri airport, urumva bucya mu gitondo bajya muri match, ariko ngo bari bumvikanye ko ibyo bintu bibereye aho ngaho nta handi hantu nta muntu ukwiye kubitangaza ati ibi ngibi byaba ari uguhesha isura mbi ekipe yacu, ekipe dukunda, ekipe dukinira, ekipe abayobozi bari baherekeje bavuga ikipe yacu twaba tuyeshe isura mbi, ariko ngo byatinze ese abona agomba gutwika Sam Karenzi ati anga agomba kwatwika byanze bikunze, urumva agafoto abakinnyi baryamye ku mbaraza ako gakuzakabona Sam Karenzi sabyohereza i Kigali ati rwose ibintu byabaye hano na marorerwa ekipe ya Rayon Sport yase, urumva abantu bati Sam Karenzi ubureyo bw'uyu muntu bakomeza kugenda babyibazaho, urumva ariko boys nyine ibyo ngibyo byaje gutuma uruganda rwa Skol rugira gutya ruravuga ati twebwe ntago bishoboka, ntago tuzakorana n'abantu twe mu gihe dushaka kubaka ikipe ya Rayon Sport abandi bo bagashaka kuyisenya, ntago twe tuzakorana nabo. Bahise bashyiraho akadomo ati rwose ikiganiro urukiko rw'ubujurire twebwe dutandukanye nacyo ntago muzongera kutwumva muri iki kiganiro. Bikomeza kugenda bivugwa rero bose rero Modric Skol ahangaha nta nubwo ndi buvuge ngo nyihayijana kwijana ndi burenzeho wenda gusa impamvu za Skol zirumvikana, ntago niba Skol ishaka kubaka urumva abandi bagashaka gusenya ntago byakunda. Simvuze ko wenda ariko tumenye yuko wenda no Sam Karenzi ashobora kubikora azi kari kubaka, yego ariko birashoboka wenda abantu bubaka ukuntu gutandukanye bitewe n'urukundo akunda muri Rayon Sport, ashobora kuvuga ati wenda uburyo ndi gukoramo nibwo mbona buzatuma Rayon Sport ibona igera ku ntego zayo. Modric nanjye nibyo nari ndi kuvuga bitari no kuri Fine FM, reka bijye biba n'isomo n'ahandi hantu, nukuvuga ngo nimba ngewe ubwanjye mfite ubwogwanjye no kuri TV zacu bijye biba n'isomo none. So boys rero reka dukomeze. Equipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo ku Ruyenzi, urumva equipe ya Rayon Sport iri kwitegura kwakira abakinnyi bataragiye mu equipe ya Rayon Sport nk'abitwa Mbirizi, urumva n'abandi nkaba Jado, uyu mwana Jean de Dieu equipe ya Rayon Sport yakuye mu equipe ya Marine, aba ntago baragira mu equipe ya Rayon Sport, ariko ni equipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo ikomeye mu gikipe ya Rayon Sport iri kwitegura kuri wa gatanu kukina n'ikipe ya Musanze ku Itara, ubwo urumva saa 12 nabibukije nyine ntibagomba kwacikwa kuba twahageze twese. Nabuze mbona ubusabe bwa Rayon Sport isaba muri Ferwafa, kandi niza Ferwafa yayemere equipe ya Rayon Sport rero igomba gukina saa 12. Abakinnyi ba Rayon Sport bamwe rero bazaba bari muri uwo mukino, ari no mpamvu abo ngabo tukomeje kugenda tuvuga nabo bagomba kuza rwose bagasanga abandi ku Ruyenzi kugira ngo iyo mikino ya Rayon Sport ikomeze kugenda ikina babe bahari. Modric rero nibutsa abantu bari muri Rayon twifuza rwose muraba agaciro, nabari muri groupe de Rayon twifuza rwose mbashimira cyane cyane Modric. Njyewe ntago
umuntu ukunda Rayon Sport aho yava akagera nanjye ndamukunda. Modric rero amakuru twe dufite Bosta reka tuyasoreza ahangaha dushimira abantu bakomeze kunyura twego turi kumwe umunota ku munota yaba bari mu Rwanda n'abari hanze yarwo rwose amakuru azaza bageraho 5 kuri 5 upfa kuba warakoze subscribe ukibuka n'akazogera.